urakoze cyane Emmanuel. Minister Abdallah, wumvishe histoire ya Emmanuel, nimba nakubaza ese wowe ukiri muto mu nzozi zawe wumvaga uzaba minister? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo teta mbajije ni ikibazo cyiza ariko ni ikibazo kitoroshye, kubera ko ukurikije ikiganiro twabonye ejo, ijambo mwatugejejeho, abantu benshi bafite imyaka igeze muri 40 ntabwo bajya hano ngo bakubeshye ko bigeze bagira inzozi zirimo kuzaba abantu bakomeye bakabana ba minisitiri. Baba bakubeshye kubera ko uko twe twakuze gato cyane ya 1994 nibwo twari abana, igihugu cyacu cyari mu rugamba rwo kwibohora, hari ubutegetsi bubi. Ikintu cyonyine umwana yashoboraga kugiramo inzozi no kurota ni ukuba mu rugo mwabyuka mugasanga ntibahunze, ko twahoraga muri movement, abantu bahoraga bahunga. Icya kabiri, wagira umugisha ugasanga mutahunze mukaba mwabona icyo kurya, nibura mwagira amahirwe mukarya nka rimwe ku munsi. Ibijyanye no kwiga, umuntu ntiyashoboraga gutekereza kuziga amashuri makuru, kaminuza, secondaire, kubera ko nk'uko Minister Bizimana yabivuze, hari ibice abantu bemerewe kwiga, hari n'abantu bo batari bemerewe kwiga. Icyo gihe kuko twari mu gihe cy'intambara, hari nuko abantu bamwe bavugaga yuko bakorana n'inkotanyi, abandi n'abatutsi bagomba gufungwa, abantu ntabwo bigaga. Ikindi bavugaga ko umurimo ari uguhinga, ibindi ari amahirwe. N'ubundi umurimo usanzwe ari uguhinga nta kibazo, ariko bavugaga ko abantu ikigomba kubatunga bagomba kujya guhinga, ibindi bagategereza amahirwe, kereka iwanyu hari umutegetsi cyangwa wenda uri umukire, uri uwo mu majyaruguru, uri uwo muri iyo leta, kugira ngo uri umwana wo mu bakene ngo uzarote wakomeye. Ni inzozi, ni nightmares, ni ibintu bakujyana no kwa muganga. Ariko ikintu gikomeye cyane, nyuma ya 1994 u Rwanda rubohowe, hari abantu bari bakiri no mu Masaka, abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi, hanyuma dusubira kwiga. Tugeze mu ishuri ho noneho icyizere cyari kigoye, kuko hari abantu, ngira ngo abantu benshi baraha barabizi, mwashoboraga kwiga ukavuga utariko ko iwacu ku musozi birukankanya abatutsi duhari tuhatuye, aho ntituzabibazwa, aho ntituzabazwa iby'abaturanyi bakoze jenoside, aho ntituzabazwa ibya ba data wacu na ba masenge n'abo mu muryango bagize uruhare muri jenoside, aho hatuzahaba. Icyo kibazo cyari gihari. Ikindi dukomeza kwiga, tukabona birakunze, turangije secondaire tukabona amanota ya kuri diplome, abantu bakajya muri kaminuza, abandi bakajya guhitamo, nkanjye mpitamo medicine barayimpa, abantu inzozi zatangiye gutangira. Ariko nubwo wazigira ntabwo wagira izo kuba minisitiri. Ndacyagerageza kureba igihe zaba zaraziye nka kibura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu ni umwanya wo gushimira, kandi ndabivuga mu izina ry'abantu benshi hano. Abantu bose batangiye etaje ya 4 y'imyaka, hari ibyo tubashimira. Mwarakoze kugira imiyoborere myiza igirira abanyarwanda bose, cyane cyane urubyiruko, akamaro, mukatugirira icyizere tukiri bato, mukadufata mutatuzi neza. Buriya tuba twararerewe ahantu kure, mu miryango igoye, mu cyaro, mu miryango iciriritse, tukiga amashuri yacu mu mashuri asanzwe, aranajya bavuga ngo za groupe scolaire do, ahantu kure bigoye rwose kuhavana uburere, mukatugirira icyizere, mukaduha inshingano.
turabashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika. Jewe iyo ngerageje kubikorera isesengura, ubuyobozi bw'u Rwanda buyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika bwubatswe muri imyaka 30, ni ubuyobozi bushobora gutuma uhabwa n'ibyo utigeze urota. Nka bya bindi bajya batubwira ngo abantu bazabona bageze mu ijuru, kumwe ngo uzabona ibyo utigeze urota, ukacara mu byicaro nk'ibi utigeze urota kwicaramo, abajene mugatumirwa mu nama mutari kuzatumirwamo. This is our leadership. Iki ni cyo kimenyetso cy'ubuyobozi. Imyaka 30 ishize ni ikimenyetso cy'uko mu Rwanda byose bishoboka mu gihe ukiri mu mwuka w'abazima. Mu Rwanda byose birashoboka. Hari ikintu Emmanuel avuze, urubyiruko benshi baturuka mu miryango ikennye n'ababa bafite imiryango yifashije, twifuza ko iyi generation yacu twaba urungano ruzahagarika chain y'ubukene. Kumwe tuvuga nk'iwacu niba twarakuze turi abakene, bangeraho bikangarukiraho, byagera kuri Emmanuel bikaba bihagaze bitazongera. Nitubikora turi benshi, nibwo igihugu cyacu kizava mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere kikaba igihugu gifite ubukungu bwiteye imbere. Mbonereho nyakubahwa perezida wa repubulika gusaba abandi bayobozi bose, abikorera ku giti cyabo, njyabona n'ababishop n'abapasiteri, abatanga akazi, abayo mu miryango itari ya leta, ntimuzatezuke gukomeza kugirira icyizere urubyiruko rw'u Rwanda. Nababwira ko mu myaka 30 ishize twateguwe neza, kandi natwe turiteguye, n'ubushobozi bwo kuzuza inshingano turabufite. Nagira ngo mbasabe rwose bakomeze kutugira icyizere. Hari ubutumwa nahawe n'urubyiruko ngira ngo ngeze kuri nyakubahwa perezida wa repubulika. Mu minsi ishize twahuye n'urubyiruko mu burengerazuba i Karongi, tujya mu majyepfo muri kaminuza y'u Rwanda i Huye, tujya i Kayonza, tuza hano mu mujyi wa Kigali, tujya amajyaruguru i Musanze. Nyakubahwa perezida wa repubulika, urubyiruko rwinshi niyo turebye ibyo batwandikira ku mbuga nkoranyambaga bagukunda 100%. Ndetse hari na turabibona profile zacu, twese turi ikipe yitwa PK, baragukunda, kandi iyo babidutumye numva yari amahirwe yonyine yo kubatumikira. Baragukunda nyakubahwa perezida wa repubulika. Icya kabiri, iyo tuganira nabo bifuza kuba bari kumwe namwe igihe cyose, bifuza kuba bari kumwe namwe kuri ubu ndetse n'igihe kizaza. Hari n'abatekereza ko bakagutunze as a mindset, as an ideology, nk'igitekerezo. Iyo yaba ahuye n'urubanza agahura n'ikibazo yagatekereje atari ko yabikora gati. Abajene barabitubwira, baranifuza ko bakagiye bakora nk'uko mukora. Hari n'ababihimbyemo indirimbo ati, naba ndi umuhinzi nzakora nka Kagame, naba ndi umucuruzi nzacuruza nka Kagame. Bivuze ngo ni modus operandi, ni uburyo bwo gukora. Abajene barabikora. Cyakora mu myaka 30 ishize nge nize amasomo menshi, ariko reka mvugemo make kugira ngo wenda nsubize ijambo moderator. Wenda urubyiruko turi kumwe, abo tungana bari mu nshingano, uyu munsi aya masomo nyabasangize. Isomo rya mbere, aradangahe amasomo angahe? Ni menshi ariko ndavuga duke cyane nka 3. Okay. Isomo rya mbere ni isomo ryo kwiyoroshya. Nyakubahwa perezida wa repubulika, amateka batubwira ko abakuru wenda baze kuzankosora. Hano mu Rwanda ubanza ngo buri wa gatatu nyuma ya saa sita harabaga kujya kwitoza animasiyo zo gusingiza uwari perezida na mama we, abantu bakazitoza. Iyo turebye mu bindi bihugu hari amakorutege tubona adasanzwe iyo abayobozi bagiye kunyuraho. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ukuntu mwiyoroshya, twakiza uburyo natwe mu gihe tuzaba turi mu nshingano ari abato n'abakuru kwiyoroshya ku rwego mwiyoroshyaho. Ikintu bita humility, guca bugufi. Niyo tugiye guhimba indirimbo, urabona abajene urukundo, hari igihe mutubwira muti ariko mujye mushyiramo u Rwanda, mushyiremo igihugu, ntimushyiremo.
ariko hari igihe umujene bamugira perezida wa koperative akagenda nabyambaye. Nagira ngo rwose tugabanye tugire kwiyoroshya. Icya kabiri ni ugucunga neza amarangamutima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dukurikije ibyo tubona, abantu batuka u Rwanda, abantu batuka akarere ka igihugu cyacu, n'abantu batuka Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubundi dukurikije uburyo twiyizeye n'ingabo zacu, ubundi twakabonye nk'ejo mwakatubwiye muti tkukenyere tugende. Ariko igihe tuzaba dukomerewe natwe kera, abantu tuzakomeze twige gucunga neza uko dukemura ibibazo nk'uko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika abikemura. Uko urubyiruko murabizi muri iyi minsi twagiye ku mbuga nkoranyambaga turarakara iyo hagira usifura twari kugenda. Ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ukuntu mu byihanganira mugakomeza kubaha amategeko mpuzamahanga mukihangana, natwe igihe bizabibaye tugomba kwihangana tukagira urwego ducunga amarangamutima yacu. Ibi ngibi nagira ngo mbabwire rubyiruko ni isomo twigira kuri Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icya gatatu nicyo ngiye gusorezaho ni icyizere n'imbabazi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri iyi mirimo dukora abantu benshi barakosa. Abantu benshi barakosa, nababwiye aho duturuka hari igihe uvayo ufite inzara, baguha ubuyobozi ukagira ngo aka kazi kazarangira n'igihugu kizarangira. Diru zose z'ubujura, iza ruswa, murabizi amakosa tujya mu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko muradufata mukaduhana, bwacya mu gitondo mukamenya ko burya byari amateka, mukatubabarira, mukongera mukatugirira icyizere. Icyizere n'imbabazi mugira abantu bose tubafasha kuyobora. We should learn gukomeza kumva no kugirira icyizere abantu nubwo bakosa. Ngewe rwose nabibonyemo ikintu gikomeye ku rubyiruko. Igifatiye kuri icyo ni ukudatinya gukemura ikibazo ubonye. Iyo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya bitubwira ati abantu bato muri za tender committee, ba procurement officers, aba young managers, niba nguhamagaye indi ministre nkakubwira ngo kora idega, kora ibintu bibi, jya muri deals nizi, mwatwigishije kubyanga. Reka mbwire urubyiruko yuko iyo ubonye kibi uracyanga, kabone rwawe kibwiwe n'uwari we wese. Nuko nguko Paul Kagame akora. Ndabashimiye, murakoze. Murakoze cyane Minister. Hari ikintu bavuze cyo umuntu atagira inzozi zirenze kuko haba hari iyo ceiling, hari aho utagomba kurenza. Ariko Shast ni umuntu utazi ceiling kuko mu myaka mike afite ari mwe mu managers b'ikigo cya Bridge to Rwanda. Kuki wafashe icyemezo cyo kujya mu burezi akaba ariyo mirimo ukora ubu ngubu? Murakoze. Biragoye gukurikira abagenzi banjye batatu, ariko ndagerageza. Navuga ko byatangiye nkiri mutoya. Ngewe ndi umwe mu bagiye kuri école primaire do. Kuri école primaire do yacu rero twatsindaga turi babiri cyangwa umwe cyangwa batatu. Buriya kubogira umuryango ufite abana babiri mu mashuri yisumbuye byari ibitangaza, bavuga ko babyaye neza. Rero ntiza ko nkiri umwana ibyo natangire kunabibonaga, kuko urabibona iyo uri mutoya. Ngira amahirwe ngewe mbasha kuba umwe muri ba babiri. Njya kwiga amashuri yisumbuye, ariko navuga ko byahindutse cyane mbonye amahirwe kujya kwiga hanze muri Bridge to Rwanda, ari nayo nkorera nyobora ubu ngubu. Njya kwiga kuri Yale mu university, kaminuza ikomeye cyane. Uretse no kuba ntararotaga kujyayo, nta nubwo nari nzi kibaho mbere yaho. Nisanga aha isi irafunguka. Ngiye muri Bridge to Rwanda, ari ikigo gitegura abana batsinze cyane kubona amahirwe mpuzamahanga. Ntabwo bitaga aho turuka cyangwa nimba waragiye kuri primaire do, natwe twapfa ko waratsindaga. Rero yari nko guhura na idea ya meritocracy, cyo kubona ibintu kuko wabiharaniye nkiri mutoya. Ngiye rero kwiga hanze, numva nshaka kwiga ibintu by'ubukungu cyane. Nashaka kumva kuki ibihugu bimwe bikennye, kuki Afrika yasigaye inyuma mu mateka. Nashaka kumva uburyo twageze aha ngaha, kuko hari igihe tubifata nkaho ari yo kamere yacu.
ko gukena ariyo kamere yacu kari byo ari wo mugabane muri make ariko sibyo hari systeme hari ekonomi hari amateka abiri inyuma rero nayize bimpa iyo nzozi bimpizo iyo nzara yo kuvuga ko buriya u Rwanda kuko twebwe twakuze tubona u Rwanda rwubakwa ntago twakuze dufite feruje nyinshi twe tukiri abana abo muri generation yacu barabyibuka twe twakuze tubona u Rwanda rwubakwa so hari kumva ko ibintu bishoboka ngaruka mu Rwanda maze kubona ko ibintu byinshi bihurira ku burezi ko abantu ari ubukire fatizo bw'igihugu ibyo bituma nshaka kujya kuba mwarimu nisanga nyine ndi mu ishuri ako nshaka gutekereza igitekerezo cya education for human development uburezi bugombera guteza umuntu imbere guteza uwo burera imbere bukamureba wese uwari we ibyiyumviro ibitekerezo gukura holistic development rero mbikora muri Bridge to Rwanda tugeze icyo gihe yakufataga abanyeshuri 25 bakeya tugira amahirwe yo kubasha dufata icyemezo cyo kuyongera twufata abana 120 ubu ngubu buri mwaka dufasha abanyeshuri b'abahanga cyane mu Rwanda kubona bourse hanze cyane no mu Rwanda buri mwaka hakaba tubona miliyoni zirenga 10 z'amadolari muri bourse ku banyeshuri b'abanyarwanda ndetse abanyafrika navuga ko rero kujya mu burezi byaturutse kuri iyo nzara yo kumva ni gute kubera iki dukennye ngiyewe nkavuga wenda akantu nakibandaho n'abantu ni gute ubwo kirefatizo twabukoraho ni gute twakongera skills kuko akenshi ngiyewe numvaga ntago nzi wenda mwebwe twe turi kwiga akenshi wigiraga igipapuro nige mbone igipapuro icyo gipapuro ugende wandikeho jeroneri nibwo bwari uburezi ako kugira intumbero nshyashya y'uburezi butuma umuntu yikura mu bukene yikura mu mitekerereze mu bitekerezo bimuhutaza cyangwa bituma atagera aho ashaka kugera kandi n'abanyarwanda kuko bashoboye bakabasha kubona ayo mahirwe mpuzamahanga atari ukubona utuntu duto ahubwo bugatekereza amahirwe mpuzamahanga afunguye rero nuko nanjye nisanze mu burezi merci murakoze cyane Shasi zimwe muri message njya mbona kuri telefone yanjye zinshimisha cyane niziva muri vuba zimbwira yuko hari discount cyangwa se bagabanyije ibiciro so ndishimye cyane ko Albert ahari Albert yashinze company ye vuba nyuma yuko Jumia yakoraga ibyo bikorwa yari ifunze mu Rwanda watubwira urwo rugendo rwawe n'impamvu wahisemo kuba rwiyemeza mirimo murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngira ngo igitekerezo cyiza cyo gutangira iyi kampani ya vuba nk'uko mubivuze cyatangiye aho Jumia yafashe icyemezo cyo kuva mu Rwanda ariko mu kugenda nkanjye wari yihagarariye ntabwo nemeranyaga nuko iyo business idashoboka bitewe n'intumbero igihugu cyari gifite ndetse n'ibikorwa remezo byari birimo birashyirwamo imbaraga ndetse n'ubushobozi twari tumaze kwibonamo nk'abanyarwanda aho rero niho njyewe na mugenzi wanjye Kaneza Innocent twicaye turatekereza tuti nsubiye inyuma gato ubwo natangiye gukorera Jumia ngenda ntangira mu ishami ryo gufasha abakiriya iyo twita customer service hanyuma mu kwihugura no kongera ubumenyi ngenda nzamuka kugeraho nabaye umuyobozi mukuru wa Jumia muri icyo gihe hano mu Rwanda gusa nkuko nyakubahwa ejo mwabitubwiye iyo umuntu yagutije umwenda awusubirana igihe ashakiye niho nyuma y'igihe gitoya Jumia yafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa mu Rwanda no mu bindi bihugu bibiri bya Afurika jewe nari nahawe n'amahirwe yo kongera gukorera mu bindi bihugu bibiri bya Afurika ariko ukumva ko kutemeranya nuko bidakunda mu Rwanda cyane n'intumbero igihugu cyari kirimo turicaranye na mugenzi wanjye navuze haruguru turavuga tuti iki gisubizo nk'abanyarwanda twagikora kandi tukagikora neza kurenza nuko cyari kimeze mbere aho niho twicaye murakoze aho niho twicaye tubwira team twakoranaga icyo gihe turabwira tuti turashoboye nk'abanyarwanda reka dukore solution kandi iri buze gukemura ibibazo twumva kurenza undi wese
kandi ngira ngo none hanyuma y'imyaka 4 navuga yuko abo bagenzi banjye twakoranaga tutababeshye, kuko nyuma y'imyaka 4 tumaze gukura, nkuko Samantha bivuze izo message yakira za vuba vuba, ngira ngo ari n'abandi bazakira hano. Dutanga akazi ku bakozi bahoraho barenga 45, tugafasha abatwara moto barenga 130 kubona akazi, biganjemo umwuga ngira ngo kera abari n'abategarugori batiyumvagamo. Kuri ubu harimo muri abo batwara moto barenga 130 harimo abasaga 8% b'abari n'abategarugori, ndetse hamwe n'icyerekezo cy'igihugu harimo na moto nyinshi zikoresha amashanyarazi kugira ngo tutangize ikirere. Murakoze. Muri uko kwaguka ubu dukorera mu mijyi ine y'u Rwanda, Kigali, Musanze, Rubavu ndetse na Rusizi, aho mvuka akaba ari naho nakuriye nanize amashuri. Ntabwo ibyo twagarutseho twese yuko ibisubizo tubyishakamo nk'abanyarwanda, ndetse ntabwo twumvise yuko aho tugeze ari ahantu heza, ari twageze kuri plafond. Turacyakomeza intumbero nk'abanyarwanda kandi twikemurira ibibazo. Turateganya guhuza abakora made in Rwanda products, kubihuza n'andi masoko yo ku isi, ndetse no gufasha abanyarwanda bari mu mahanga, kuba uri hanze, uri muri Amerika cyangwa mu kindi gihugu, ushaka kugura imbuto uhereza mu rugo cyangwa ahandi, twagufasha uburyo bwo kubikora nta n'ikindi kiguzi kirenzeho. Ibyo ni bimwe mu bisubizo tugenda dushyiramo imbaraga, dukesha ibikorwa remezo ndetse n'ubuyobozi bwiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, wo kutubwira nk'urubyiruko kwishakamo ibisubizo, kuko igitekerezo cyo gutangira kwihangira imirimo ntabwo ni urugendo rushyashya umuntu abatangiye utazi ngo imbere hameze hate. Ikiguha icyizere cy'imbere gusa ni igihugu bufite, ni igihugu, ni impanuro muduha, ndetse n'ubumenyi tugenda tubona mu buzima bwa buri munsi. Aho niho igitekerezo cyo gutangira umushinga wa vuba vuba cyavuye, ndetse naho tugeze kuri ubu. Urakoze cyane Albert. Minister, ngira ngo wumvishe ko urubyiruko rufatitse, rufite ibitekerezo byiza, rufite ibikorwa byiza. Ese ni izihe gahunda mufite nka leta kugira ngo mubafashe kwiteza imbere ndetse nabo bahite bateza igihugu imbere? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi dufite ingamba zikurikira, wenda ndazivuga mu buryo buvunaguye. Icya mbere, nk'uko byagarutsweho, isi yose ifite ikibazo cy'umurimo ku rubyiruko. Twebwe dufite gahunda navuga ifatika yo gufatanya n'urubyiruko urwabo, ba rwiyemezamirimo b'urubyiruko, abafatanyabikorwa na leta, gushaka uko urubyiruko rwacu rwabona umurimo. Niyo mandate number 1, niyo ya mbere. Mandate ya kabiri ni uko urubyiruko ruri nko mu mashuri rutari mu murimo, kuko ntabwo abantu bose bari mu kazi, kuko urubyiruko no guhera ku myaka 16 kugera kuri 30, bisaba ko tubabonera ukundi kuntu babaho mu myidagaduro. So turimo gutekereza n'uburyo twagira urubyiruko rwacu rukora imyidagaduro myiza, safe entertainment. Icya gatatu, turifuza ko urubyiruko rwacu rwagira imico myiza. Ejo babigarutseho, tuzakomeza gufatanya na za ministeri zindi, ababyeyi, abacuruzi, private sector, kugira ngo rwose rubyiruko dukomeze gutanga icyizere ku buyobozi bwacu ko dushobora kugira umuco mwiza, kutanywa inzoga nyinshi, kutanywa ibiyobyabwenge, kuba abantu b'imfura. Waba uri mu Rwanda, waragiye kwiga hanze, ukaba uzi yuko kugira ngo uzagirire akamaro kino gihugu ugomba kugira umuco mwiza ndetse n'ubuzima bwiza. Icya nyuma ni ikijyanye no guteza imbere ubuhanzi, bukagirira akamaro abahanzi ndetse bukongera n'umusaruro ku bukungu bw'igihugu. Mboneraho guha ubutumwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika nabwo bw'abahanzi. Abahanzi benshi umwaka ushize bagize ibyishimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwo hazaga Trace Awards, hakaza Move Africa ndetse n'ibitaramo bya Giants of Africa.
abahanzi barishimye cyane, bambwiye ko nzabashimira ningira umugisha nkababona. Abahanzi bati twarize kuko abari abahanzi bakuru baje bazanye ubumenyi, ndetse abahanzi babigiyeho gukora ibitaramo ku rwego mpuzamahanga. Icya kabiri, abahanzi babonye yuko bafite agaciro, kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akenshi mu bitaramo yari ahari, ahubwo barambwiye ngo n'abayobozi bandi bajye baza mu bitaramo. Ikindi, abahanzi bishimiye yuko Minisiteri y'Iterambere, Minisiteri y'Urubyiruko yongereweho icyitwa iterambere ry'abahanzi, bikaba ubuhanzi buri mu izina rya Minisiteri y'Urubyiruko, nabyo barabyishimiye. Ikindi, abahanzi barasaba yuko bishoboka inama zose zitegurwa mu gihugu, zaba iza leta n'iz'abafatanyabikorwa, bajya bahabwa umwanya bakagaragaza ubuhanzi bwabo, bakishyurwa cyangwa se bakabikora nko kugira ngo berekane ibyo bashoboye. Inama zose abahanzi bakabona umwanya wa performance. Ndababaza se ahantu hose ko hari n'ahantu abantu baba bari seriye, urabona nk'aha mu mushyikirano, ariko baravuga bati ubwo tugeze mu myaka 30 no mu mushyikirano abantu basusuruka bakishima, abahanzi ba performing. Abahanzi bavuga ko bifuza ko rwose buri nama iteganyirizwe hajya haba a social event aho baza baga performinga bakishyurwa, cyangwa se bakaba banakorera n'ubuntu ariko bakerekana impano zabo bakabona exposure. Icyo nacyo abahanzi baragikeneye. Kubijyanye n'umurimo by'umwihariko muri leta, twumvikanye na za minisiteri zose n'ibigo ko imishinga iteganyijwe bajya bateganya ku gipimo cyo hejuru uko tubonamo imirimo y'urubyiruko. Nk'ubu imihanda yo mu cyaro mu Rwanda mu turere hafi 27, imihanda yo mu cyaro ikorwa na kampani z'urubyiruko kandi bayikora neza. Ubu twumvikanye na Wasake na Minaloki ko imiyoboro y'amazi yose yo mu turere izajya icungwa na ba engineers b'urubyiruko bize ibintu by'amazi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika turanifuza yuko n'inzu za leta aho ziri hose twazajya tuzikorera maintenance companies z'urubyiruko. Turani kubaka umubano udasanzwe na Minisiteri y'Ubuhinzi na Minaloki. Ya mirima yose bavuze bwa butaka bwose bugomba guhingwa, abajene bafite amaboko guhinga, abazi gutwara iziriya modoka zihinga, abazi gusarura, abazi kuhira. Turifuza yuko twazabona uburyo tujya dutwara urubyiruko igihugu cyose, tukabona naho turucumbikisha, ahabonetse umurima wo guhinga tukajyanayo urubyiruko kugira ngo dukorere ayo mafaranga. Turifuza ko urubyiruko rwajya muri iyo movement, ndetse n'uyu munsi ku bantu bari mu nama twari twagerageje kubihuza n'inama y'umushyikirano kugira ngo musoze mujya no kunyura mu mujyi mugahaha. Hari urubyiruko 80 ruri muri Kigali Free Zone, muri Imbuga City Walk. Dufite urubyiruko 80 bari kwerekana ibyo bakora. Ni abantu twahembye muri Youth Connect Awards 2022 2021 byerekana mu by'ukuri ibikorwa urubyiruko rumaze gukora. Ni byiza, bafite ICT solutions, bafite cleaning solutions, bafite ndetse ikiza abantu bari bunyure muri iyo expo nuko urubyiruko rwinshi rufite ubumuga narwo rwerekana ibyo rubasha gukora. Najya nshishikariza abantu kuhanyura bagahahira urwo rubyiruko. Ndabashimiye, murakoze. Murakoze cyane Minister. Cyane cyane ko wavuze kuri Tunywe-less mwiyagarutsweho n'ejo n'ubundi. Nubona ko turayigendana turayihorana, ntabwo ari slogan, ni lifestyle. So Tunywe-less. Ndagira ngo garuke kuri Albert. Ni gute urubyiruko rwakwitegura kugira ngo babe basha guhangana ku isoko ry'umurimo hano mu Rwanda, mu karere, cyangwa se no ku isi yose? Murakoze cyane. Ngira ngo urubyiruko turi mu nzira nziza kandi abenshi twatangiye no kwitegura. Ngira ngo turateguye ko twari dufite n'abadutegura, ariko nabivuga nanone mu buryo butatu. Navuga ku rubyiruko rushaka akazi cyangwa rushaka kwinjira mu kwihangira imirimo.
tuzi twese yuko iyo umuntu abagize amahirwe yo kujya mu ishuri noneho nk'uko bagenzi banjye benshi babigarutseho abavutse gatoya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi rwose ibyo twagendaga dukora muri education ubu ireme ry'uburezi ryacu ryari rwose riri hafi ya ntaho bivuze ngo ubu ngubu ko tugenda twiga tugira amahirwe yo kwigura mu bintu bitandukanye duhabwa amadiplome nibyo ariko noneho dufite kwishakamo izindi mbaraga z'icyo ujyana gusaba akazi cyangwa kwihangira umurimo. Hano navuga tuvuge niba ugiye kuvugana mvuze nko ku ruhande rw'umukoresha utanga akazi, iyo umuntu aje akugana ukaza ubwira umuntu solution igisubizo uzanye ku kibazo cye, icyo gihe nta nubwo utegereza ko ashyira hanze ati nkeneye umukozi, ahubwo uravuga uti aba bantu bakora gutya bafite ikibazo iki n'iki, ukagenda nk'umuntu uje gukemura ibibazo. Twige kuba problem solvers kugira ngo byorohera n'umuntu uguha akazi kuvugana nawe, kandi tukanakoresha ngira ngo dufite ibikorwa remezo bitandukanye, internet, none twemerewe kwiyigisha. Biroroshye yuko bitewe n'amateka y'u Rwanda n'iki uba victim y'amateka, ariko niho hazaho ibyo dukura ku babyeyi bacu, ibyo dukura kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'izindi ntwari, gukotana ukavuga uti icyo ntakuye mu ishuri reka nkishaka ahandi ko ngomba kubaho kandi nkatera imbere. Uburyo bwa kabiri nabivugamo ni ku rubyiruko dufite akazi. Hano byagarutsweho n'ejo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, urubyiruko akenshi twisanga muri service kubera tudafite igishoro kinini cyo gutangira iyindi mishinga, ariko ugasanga rimwe na rimwe rwose abantu bari muri service rwa rubyiruko twisangamo, yaba service z'abikorera yaba service za leta, rimwe na rimwe urajya gushaka service. Twagize amahirwe nyakubahwa muteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda, abanyamahanga baratugana ari benshi n'abanyarwanda barashaka service, ariko wagenda rimwe na rimwe ugasanga umuntu arimo araguha service yakurakariye, umeze nk'aho ari wowe uri kuyimuha, ukibaza niba ari ayawe urimo urishyura. Kandi ibintu biri mu buryo bwose butandukanye, tubiganira burye n'abo dukorana, tubiganira n'ahandi hatandukanye. Iki ni ikintu dufite kongeramo imbaraga, tunanirwe n'ibintu tudashoboye, tudafitiye ubumenyi burenze, ariko kunanirwa kwakira umuntu umwishimiye, umwereka yuko wishimiye yuko azi iwawe. Nk'urubyiruko rwose ntabwo icyo kintu gikwiye kuba kitunanira. Aho ni mu rubyiruko ruri muri service cyane cyane. Mvuze kuri bagenzi banjye bari mu kwihangira imirimo, rwose tugeze ku rugero rwiza rw'imishinga y'abajene, turaganira benshi, ariko hakazamo iyo umaze gutangira business, kwitwa founder, kwitwa CEO, nukuri biraryoha nawe ubumva ubyishimiye. Ariko tugira ikibazo cy'uko iyo umaze kugera kuri iyo level, rimwe na rimwe uva muri timu yawe cyangwa ugatangira gukora ibindi bintu bitandukanye, k'akazi wari urimo kakugejeje aho ntugahe umwanya uhagije, ukarekera kwihugura, ukumva nk'aho wageze kuri plafond, kandi iyo timu mukorana nibo mukorana buri munsi mugezaho. Dusubire muri teams dukorana, twubake processes, twubake uburyo dukoramo ibintu bihangana ku rwego tugezeho ndetse n'urwego mpuzamahanga. Kampani zacu nk'iyacu yitwa Vuba Africa, intumbero no kugera mu bihugu bitandukanye bya Afrika, kuko icyo kibazo twahawe amahirwe n'ubushobozi na leta y'u Rwanda, turashaka kubisangiza n'ibindi bihugu byose muri Afrika. Hano hari imvugo nakoze mu mpanuro nyinshi umukuru w'igihugu mukunda kuduha, nukuri nsubiramo speeches zanyu kenshi gatandukanye, ko nimwe mu mpamvu ituma mbyuka nkajya ku kazi, biramotiva cyane mu windi. Ariko hari ngira ngo n'ejo mwabigarutseho, hari imvugo aho mwatugira inama yuko bitewe n'amateka y'u Rwanda n'imiterere y'igihugu cyacu, mwabivuze mu rurimi rw'icyongereza muti where others can afford to work we must run. So, amateka y'u Rwanda ntabwo twakwiperimeta kuba muri comfort niba ugiye ku kazi mu gitondo ugataha saa 11 ntukomeze gushaka ubundi bumenyi ngo wihugure.
niba uri rwiyemezamirimo niba ukora ahandi ayo masaha yakoreshe ushaka ubundi bumenyi ko nibyo biri buze kudukura ahantu hamwe bikatugeza ahandi kandi twitinyuke tujye guhangana mu rwego mpuzamahanga. Ni ukuri solution dufite mu Rwanda zirahari, tubibona mu marushanwa atandukanye, yaba Youth Connect, yaba n'amarushanwa menshi twitabira, ariko noneho ubwitabire nibwo butarazamuka. Baravuga ngo nta wiyima umwima ahari. Reka tujyeyo muri ayo marushanwa yose, nudatsinda uyu munsi uriga n'ejo uzasubireyo na nyuma y'ejo. Murakoze cyane. Murakoze cyane Albert. Ikintu uvuze cy'umuco w'umurimo ni ikintu gikomeye cyane kandi kirajyana n'icyerekezo 2050 u Rwanda rufite. So Shast, utekereza ute ko urubyiruko rugomba kwitegura kugira ngo ruzatanga umusanzu ukwiye ujyanye n'icyo cyerekezo? Yego, murakoze. Ndahera ku cyambere, tujya tuvuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Mu Kinyarwanda hari ikirezi twambaye tugomba gutangira kubona ko kera hakiri kare. Icyo ni uko dufite intumbero. Ku isi yose abantu bashobora kuvuga ibintu ku Rwanda ariko nta muntu uzavuga ngo ntaga abanyarwanda bazaho bashaka kujya. Aho dushaka kujya turahazi. Icyo ni icyambere, iyo clarity of vision. Ntekereza ko ari cyo guheraho kuvuga turi ahantu umuntu ashobora gutekereza ejo, imyaka 5, imyaka 10. Ntabwo imyaka 50. Ubu ngubu turimo turavuga 26 kugeza muri 2050. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, hari akantu umuntu yakita sweet temptation of mediocrity. Mu Kinyarwanda navuga ni ugushimishwa n'ibitanoze ukabyemera ko ariko byagakwiye kumera. Icyo ni ikintu navuga tugomba kurenga cyane cyane nk'abajene. Niba aho dushaka kujya ntabwo ari hafi. Ntabwo ari hafi y'usomye zino gahunda za leta ukazisoma, ari gihe uhava wasinze kubera inzozi zirimo. Wibaza ni gute muri 2050 tuzava mu gihugu kiri mu nzira y'amajyambere tukagera ahantu natwe twakize. Icyo ni ikindi cya kabiri, kutemera ibitanoze, kugira excellence as a habit. Tukayigira cyane cyane abajene, tukayigira. Icyo kizatuma muri 2050 u Rwanda ruzamenyekana nk'ahantu ibintu biba, where things get done. N'u Rwanda ku buryo kandi icyo bizafata ari nacyo wenda navuga nk'umuntu ukora mu burezi, ari naho nasozereza ni mu kazi. Ni isi ni ngari kandi ntawe uzi byose. Hari igihe umuntu muganira akavuga meruka gusoma igitabo niga muri segonderi. Iyo ntabwo ari ishema. There is nothing to be proud. Ignorance is not something to be proud of. Tukafata kan kuko yabivuze neza, gukotana, guhatana, ntabwo bizoroha kugerayo. Rero ntabwo twajenjeka. Kutajenjeka yaba mu byukora mu buzima bwawe, kutajenjeka yaba muri service utanga, nk'ibyo Albert yavugaga, ni ibintu navuga ko dusa nkaho rimwe na rimwe tubyemera. Twakwiye kureka kubyemera. Ikindi nuko naho narangiza mvuga kuri gahunda zihari z'ibigo nk'ibyacu cyangwa na guverinoma, nukubona ko hari amahirwe menshi. Hari amahirwe menshi. Wiga mu mashuri abanza hari amahirwe, wiga mu mashuri yisumbuye hari amahirwe, wararangije akazi hari amahirwe turimo. Nk'urugero turimo turakora yo gufasha abanyarwanda bageza ahantu runaka mu kazi kabo kujya gushaka impamyabumenyi zirenze za masters na PhD hakiri kare muri field zimwe na zimwe. Hari amahirwe niyo wabura umwarimu, dufite gahunda y'abarimu. Hari amahirwe menshi mu Rwanda. Ikibazo ni twiteguye kuyafata tukiruka cyangwa tuzayafata twicarire tuvuge reka mbe nshiringa wenda nk'ukuntu tujye tubivuga, ariko tukagira iyo sense of urgency. Ibyo bintu byadufasha kugerayo kuko aho tugiye ni kure. Icyo bizafata ni byinshi. Ntabwo niba ushaka kwitandukanya n'abandi mu byo wageraho ntabwo wakora nkabo. Niba dushaka kuba different in outcomes, we have to be very different in input. Ku buryo kandi ibyo bigakorwa ku nzego zose, bigahera ku mwana mutoya. Buri gihe umuntu yahura n'umunyarwanda akavuga mwebwe iyo ndabemera iyo mufashe ikintu muragikora kandi mukakigeraho. Murakoze. Nkuko byavuzwe na Christian mu mushyikirano n'umwaka ushize, yavuze ngo urubyiruko tubikurikirane. 2024 ni umwaka ukomeye cyane kuko turi gusubiza amaso inyuma tukareba ibyagezweho muri myaka 30 ishize, akanone tukareba imbere. So dusoza, Dr. Doris, urabona turi tayari zagerayo? Yes, turi tayari cyane. Icyo navuga nuko
tugomba gukomeza kubigira kamere yacu, kurwanira kubungabunga ubumwe bwacu. Ndi umunyarwanda ntabwo igomba kuguma ari imvugo gusa, igomba kuba n'ingiro dushyira mu bikorwa mu byo dukora byose, ari muri business, ari mu burere, ari muri civil society nabyo. Abashaka kudutanya, gusenya ubumwe bwacu ntacyo baturusha. Ntabwo baturusha ubwenge, ntibaturusha n'ubushobozi. Dufite mu ikipe yacu, dufite inzego za leta ziduhugura, zitwunganira, dufite access badafite. Abatubanjirije bari bafite imyaka nk'iyacu, barwana intambara y'amasasu babohora igihugu, ntabwo ari intambara y'amatwitsi yatunanira. So nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ku myaka 30 igiye kuza, nk'uko mutubona turi tayari, ntawadukanga, nta bwoba, ndandambara dutera ubwoba. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, naha dusoroje. Ndagira ngo nsubize umwanya uyobora gahunda atugeze bigiye kurikira. Ariko ngiye ndumva urubyiruko mutaroye amashyi akwiye. Voilà. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubitwemereye twajya mu karuhuko gato cyane k'iminota 10, noneho tukagaruka tujya mu biganiro, tunakomeza tugana ku musozo. Murakoze cyane. Ni iminota 10 gusa mukagaruka.